Ese ni gute wagarura Gmail akawunti yawe? Ushobora kuba wari ufite Gmail akawunti yawe hanyuma ukaza kuyibagirwa. Warayikoresheje uyibikaho dokima ndetse n'andi makuru anyuranye, hariho ubutumwa bunyuranye bw'ingenzi wagiye uhabwa, bikaba byaraguhangayikishije cyane. Ushobora kuba warayikoze uri gukorera application, usaba akazi, serivisi za leta zinyuranye, usaba kwiga, ariko hanyuma ukaza kugira ikibazo cyo kuyitakaza. Ntugire ikibazo, muri iyi video tugiye kukwereka intambwe ku ntambwe uko wagarura Gmail akawunti yawe. Niba hari amakuru wari ubifiteho nka email, password, cyangwa ukaba utari ukigira access kuri telefone yawe, muri iyi video turayirangiza umaze kongera kumenya uburyo wagira access kuri Gmail akawunti yawe wahoranye. Iyi video nigufasha, wibuke gukanda like, ujye muri comment section utubwire, kanda subscribe kugira ngo tuzajye duhora tubana muri buri video duteguye. Tujye kuri Google. Okay. Turandika aha ta kwandike pa, kwandike sa, ni ta sa, utudomo tubiri, akarongo kaberamye, kwandikemo account, ego account, akadomo cyangwa .google. Okay, uritegereza ukundi kubyandika, nawe ni kubyandika, akadomo google akadomo cyangwa com, uku byanditse, ubwo ni ta sa, utudomo tubiri kuturuzi, yego, akarongo kaberamye, ntago ari gatatu nyuma ya com, nibeshye, karongo kaberamye, akawunti .google.com, dushyiraho akarongo kaberamye, nyuma ya com kwandike sign in. Sign in ntago bifatanya ariko ntacyo bikwaye, reka mbireke gutya, nshyiraho akarongo kaberamye, nandike recovery, urabona ko barambye ngo sign in Google account, kankandeho. Okay, found your email, enter your phone number or email recovery. Ni ukuvuga ngo turashyiramo phone recovery cyangwa email recovery, niyo kwari kwarashyizemo izajya umwishingizi wa email yacu, niwe ugiye kudufasha kubona email yacu. Email yacu yitwa, okay, tugiye kuyikavaringisha phone. Iyi ni nomero yanjye ya telefone muri kubona ndi kwandika hano, nawe wakandika nomero yawe ya phone. Batubajije amazina email yacu yari ifite, nawe urandika yawe, komeza ukurikire. Email yanjye
izina rya mbere yari wanti wana, uku ndi kubyandika nawe urandika iryawe. Aha ni dada, wanti wana dada. Okay, dukande next. Okay, bari kutubwira ngo get a verification code. Ni ukuvuga ngo bagiye kuduhereza kuri ya nomero twatanze, bagiye kuduhereza code nitumara gukanda send. Barahita baduha code. Yego, send turayikanze. Urabona ko baduha interface kwandikamo code. Katurebe message baduhayeho code. Okay, urayibona ni 3661042. Niyo code bampaye. Verify kugarura Gmail yanjye, kanyandike muri iyi interface bampaye. Ngira ngo urabiruzi neza. Uku niko wasubira na Gmail yawe, turakanda next. Ubundi yego, urabona Gmail account yanjye kugeza ubu yagarutse. Wibutsa gukora like, kande kuri like hariya. Okay, baratubwiye ngo dushyiremo password. Turashyiramo password, ubaye warayibagiwe wahita ukanda forgot password. Yego, turashyiramo password. Mbibutsa ko password aba ari ibanga, nta wundi muntu uba ugomba kuba yizi, ni wowe gusa. Niyo mpamvu uzabona mpisha password. Gusa ndakwibutsa ko ubundi password, ariko murabizi kubera ko mwari muyisanganywe, password bigizwe n'imibare n'ibimenyetso. Igomba kuba igizwe inyuguti, imibare n'ibimenyetso. Inyuguti, ikimenyetso n'imibare. Urugero, ufashe inyuguti 3, ibimenyetso 2, imibare wenda 4, 3 gutyo. Aho ngaho uba ukoze password. Okay, turakanda next maze gushyiramo password yanjye. Ubu byabaye. Baratubwira ngo dushyireho home address. You can change or remove this anytime in your Google account setting. Ushobora guhindura email address igihe ushakiye. Ibintu nyine ushobora kubihindura igihe ushakiye unyuze muri Google account. Nge ntabwo nshaka gushyiraho email address, ariko nta nicyo biba bikwaye. Nge nakoze skip. Yego, ahangaha bashobora kukubwira ngo add your profile picture. Add your profile picture, nkuko mubibona washyiraho ifoto yawe. Uyu ukanze hano kuri add your profile picture, oya ntago ari aha, nandimo mvugira interface ya mbere ariko ntacyo. Ujya muri file yawe ukabonamo ifoto yawe. Aha naho barakubwira ngo yego, welcome wanti wana dada. Urabona baduhaye ikaze. Ngende kubatembereza muri account yanjye mbereka uko imeze, ariko ubundi kwarangije. Wibutsa gukora subscribe, ukanda like, kujya muri comment section ukatubwira ati aka kantu karamfashije cyangwa se n'iki. Ewana nakubwira iki? Mwibutsa ko ngewe ndi Ami Byiringiro. Komeza gukurikira iyi channel kugira ngo ubumenyi ku ikoranabuhanga ndetse n'ubundi bumenyi bwagufasha, bwakugirira umumaro ukizamura mu mibereho ndetse no kuba smart, ukomeze kububona kandi ku gihe.